icyo nicyo gikuru shishikariza inshuti ziwe. Waba umuzi hambere, yenda wa munsi wamubonye agwa mu mukuku yasinze, ariko uwagiriwe umugisha yamubonye mu minsi ye ya nyuma. Nawe ukijijwe wumva ugihagaze mu Bukristo, icyampa ukazagira akanya nk'ako yagize ko kugira ngo abashe kugira iherezo ryiza. Ndi kubivuga nk'umuntu yaguye mu maboko kuko muri Bibiliya handitse ngo ab'ubugingo barahari, umwana wo kurimbuka arahari. Ariko burya hari ibimenyetso abana b'abantu tubona ko umuntu yagiye mu biganza byiza. Impamvu nkomeye uku nguku ntabwo ari njyewe, ahubwo ni ubutwari bwaturutse mu nzira z'uko namurwaje, nabanye nawe, no kwishimira kuba atazi kuruta uko nari kwishimira kuba agarutse. Yagize umwanya muremure kandi mugari wo kwegerana n'Imana mu minsi ye ya nyuma. Yabonye akanya gahagije ko kwatura, kugeza ubwo ngo mu byumweru 2 bya nyuma urumva abantu 2 bari kumwe ntibabura gushwana, turi muri sale ntitubura gushwana, ariko mu kanya gatoya yahitaga akubwira ngo basi mbabarira. Mwe kurira mukomere, kuko ntago agiye habi, agiye heza, araruhutse, kandi nanjye ndifuza kuzamusanga. Ese nawe urifuza kuzamusanga? Biragusaba kubiharanira, kuko ejo ntago ari ahawe. Muri iyo minsi ya nyuma twagiranaga, yajyaga ambwira ikiriho cy'ako kanya, ntabwo yateganyaga ngo mu kanya, kugeza ubwo umubiri wamuriye, akambwira ngo mushiki wanjye, n'ubundi kwatura ugakizwa kari akanya gato, wakwihanganya ukagenda ukareba dogiteri amubwira akantera urushinge rusinziriza. Hanyuma y'ibyo yazirikanaga ko urwo rushinge rwo gusinziriza ari ubwiyahuzi. Nyuma yo kuzirikana ko ari ubwiyahuzi, yambwiraga ko kwatura akezwa akihana ari akanya gato, ariko nako kantu yarakazirikanaga, akavuga ati byaba nkava muri uyu mubiri, ariko ndabizi ko nabona umwanya wo kwatura. Byibura wowe uracumura ukumva ko ushobora no kuza kwatura. Niyo mpamvu mbashishikarize kugira iherezo ryiza. Nagiye ambwira abantu uti ntacyo kurira gihari, ahubwo njyewe nakabaye nishimye, kuko nubwo urupfu tutarumenyera ariko ni ngombwa ko rubaho.
ibaze warabaye waravutse ugasanga nta rupfu ruriho, ugomba kubyakira. Yarambwiraga ati uyu mubiri urambabaza, ndumva nkurushye, ndananiwe kubabara. N'umunsi wagiyeho itangazo rivuga ku bintu bijyanye n'imiziki yiwe kuko ariyo yakoraga. Arambwira ati mpamagarira umugabo wawe umubwire afate telefone yanjye arebe ibirimo byose azabyoporodinge, ni ukubishyira kuri YouTube kugira ngo abimenyekanishe. Narikirije ako kanya kibimbwira, mpita mpamagara umugabo kugira ngo nabyibagirwa. Nyuma y'ako kanya hashize nk'iminsi 2, arambwira ati ya ngofero yanjye, yari afite ingofero akunda n'agakufi yambaraga ku kaboko, yarambwiye ubirebe ubimbikire neza. Yewe nkagira ngo turi kumwe. Hambere aho gato yaricaye aranganiriza, arambwira ati njyewe nshaka gutaha nk'umukristo kuko narakijijwe, ninakira nzajya gufasha abarwayi bari mu bitaro badafite abantu babitaho. Yapanye imishinga myinshi yo gukorera Imana, ariko yagendaga ambwira mama Renga yuko agiye gusabana n'Imana mu buryo budasanzwe, simbyiyumvisha. Urugendo rwe rw'iminsi ya nyuma yaratsaga mu bitaro kutumuranya neza sinzi byinshi namwe twarabanye ijuru araritashye. Ikintu kinyemeza cya mbere ko ijuru yaritashye n'ubwo sisita we yamunsigiraga agenda asashikanye ngasigara ko nafite umurwayi n'indwara nta umwegura aryamye namwegura cyane namwegura agasakuza akantunganya byafashe n'andi bitakikurogera basi mbabarira nakugera basi mbabarira. Urumva ko ikintu Manuel cyose yavugaga ku bato ababajwe n'umubiri mu minota itarenze 2 leta yavuga ati basi mbabarira. Nasabaga ko mushiki we yavuze ngo ese wo muzima yuko zikose ugahanukira umuntu yuko kumusaba imbabazi. Ashimira rero abantu bageze mwese genurutse Rwamagana badusezereye ku wa mbere. Janet yagiye sashika ngenda sigara ndamutegura agaragaza ibimenyetso byose nabyitaho
niyo Mana ashaka ngo ntahe ariko mukora amasuku namukora amasuku imodoka igishije kuntwara ndataha Janete avuye arambwira ati Manuel ameze nabi kwa gatatu w'umugabo wanjye yaruhutse gusa simvuga byinshi Imana mu ijuru nimwakire amen. Yego abari aha mwese dukomeze kwihangana bityo nagira ngo mpamagare uwari umufasha wa nyakwigendera ndagira ngo mpamagare uwari umufasha wa nyakwigendera atambuke kugira ngo nawe agire icyo atubwira. Murakoze. uri kubona ko neza cyane bakakanya ufite ushobora kumufata n'uri kundeba ubwo mu gihe turi kumwe uri kubasha kumufata no kuba uri kundeba ngo jya icyo nshaka akazana ariko nkagira ngo ni ukumbesha ntabwo yenda gupfa ariko Imana yishurije ibyayo nta kundi twabigenza. Imana imuhiruko ridashira kandi yigiriye mu ijuru ahubwo twe dusigaye nitwe dusigaranye urugamba rukomeye twambaye umubiri nitwe dusigaranye urugamba ibyo byarangiye kandi ni twebwe ubu tugiye gutangira guhangana n'ubuzima n'umubiri twambaye kandi ntabwo byoroshye kugira ngo utsinde uru rugendo marayika w'Imana atabigufashijemo ngo ubashe kugeraho ahageze. Imana imuhamagaye neza ku munsi we wa nyuma iminsi amaze n'ibintu yikoraga ariko mu mezi 8 akagaragaza impinduka zitangaje nanjye nigeze mubona. Ni ukuri ntacyo mushinza ejo bundi ibintu yankoreye yansabye imbabazi mbona n'umutima wera ngo de mbona abaye nk'uruhinja yari ameze nk'uruhinja arwaye nta kintu kimwe yabashaga kwibuka usibye kuba yejejwe byonyine n'ikintu cyose yakoraga yahita akubwira ngo mbabarira aho wumva umuntu wabaje mbabarira ariko tube turi kumwe turi amahoro. Ni ibyo ngibyo Imana imuhiruko ridashira kandi namwe muri hano muharanire kugira ngo muzabone ubugingo. Murakoze.